twe tuzabana oya naje ngo mbambire uravutse muri je ese imyaka twagiranye ikamba twari tuzi uyu mubyeyi muvuge ngo amen nta na kimwe kiza kinanira Imana mu biriho n'ibizaba haleluya turashima Imana kimwe n'ibindi yakoze kuba yarakoze iki haleluya Imana ikora ikintu abantu bakimenyera bakabona ko cyari gikwiriye cyari giha n'abanyesirayeli bavuye muri Egiputa baba bibaga ngo batende hariya bamava ngo ariko iyo tuguma tukatuma kurya zacu amadege mwumve kandi kwari kuja muri haleluya buri muntu uko yageze hano afite ubuhamya n'ibyo Imana imaze kumukorera hano afite ubundi buhamya ariko ubu nabwo n'ubundi buhamya imyaka 12 rwose kwe twari tuzi abahungu biwe turabana ariko twari tuzi papa kandi ibyo nta nubwo nariko ntekereza ko ashobora kuba ari urubuga turashima Imana kandi turashima Imana n'abandi bose bakomeje kubana nawe Imana yamujije umugisha haleluya tudasubira gufata andi magambo turashima Imana ku bandi bavandimwe Imana yagiye twongerera muri kino gihugu harimo uyu mubyeyi harimo ndagira ngo niba tutari harimo Imana yamujije harimo mene data umucuranzi harimo n'umushinga yego Imana yamujije nawe ndagukeza tuzamure Imana icyubahiro haleluya hari inyuma niho mubona nawe avuye Swede n'umushyitsi ni muri umuntu wa muhumuro yadusize ubwa ibyo byose tuzamure Imana icyubahiro haleluya tumara tuvuge yo n'uyu mufu niho gatuki sio tukibanga twese ino sio tukimwona Imana yamwishyura habishobora haleluya katere haleluya turangiza ndacuranga bahite bacuranga kitu turi kumwe nta na kimwe cy'umunani n'ibindi bibazo ufite